uwo mu mama yaraje asanga aho nkorera ubu ngubu turahura turasuhuzanya ko hari yashize igihe tutabonana arambwira ngo se bimeze bite ndamwe bameze neza umugore ameze ate n'abana bameze neza noneho arangije nyine mubwira amakuru ko twungutse undi mwana wa gatatu we yaraheruka afite abana babiri arambwira ngo mwarabyaye ngo mwibaruke nyine kwa kundi nyine umuntu akubwira ngo masubire ndanje ndamubwira ngo kandi uzanadusure arambwira se umwana wabyaye iki ndamubwira ngo nabyaye umuhungu arambwira ngo ugize abahungu batatu muri iyi myaka ufite ubwo agira umuhungu tungana turi mu myaka imwe ariko nyine we ntarubaka ariko nawe ndamwifuriza kubaka kuko njya muhora nawe mbimubwira wenda naza no kureba ikiganiro araza kumenya ko ari ndi kuvuga arangije arambwira ijambo rita risa nkaho aricyo gisubizo ndi buze kuguhereza kinini umusaruro nabonye mukoranye no guhimbaza Imana aravuga ngo David reka nkubwire ngo reka Imana iguha abasore batatu kuko warayikoreye simbyira atanyine ntago nikomye mu gatuza ko nakoreye Imana nta nubwo nakoreye Imana kurusha abandi ariko mu kuramya no guhimbaza Imana hari umuntu watahuyemo ko kuramya no guhimbaza Imana yamayemo umuryango urumva rero niho byaje kunkangura binyereka ko ntacyo ndusha abandi basore tungana no kuba ngeze kuri achievements zo kuvuga ngo naye ndi umugabo ufite abana wubatse nta mbaraga no bishoyemo nta n'icyo usibye gusa umugisha w'Imana kuko nukuvuga narayikoreye nk'uko babivuga David yes to be honest no kuvuga ngo nta murimo usimbura kuramya no guhimbaza Imana ntawe nta nuwo bibaye na ngombwa ni icyo kinyamakuru nkoreraho wenda nkabona ko usibye ko bidashoboka nkabona ko bishobora kubangamira umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana ahubwo nawureka ariko kuramya no guhimbaza Imana niyo ntego ya mbere n'ubundi ikinyamakuru cyanjye nafunguye n'ubundi cya King David Show ni gahunda urumva ni show ni ugutanga ibyishimo n'ubundi ariko nanone byibanze mu kuramya no guhimbaza Imana kuko urumva iby'ingenzi n'ubundi ibyo nibanzeho ni ukugira ngo abantu barushaho kumenya Imana nabaza gukurikirana ibiganiro byanjye murasanga hariho ubuhamya bw'abantu benshi batandukanye ubuhamya bw'abantu baciye mu buzima bugoye ariko nyuma Imana yaje kugirira neza n'ubundi birimo kuramya no guhimbaza Imana gutanga amashimwe yo guhimbaza Imana ndumva n'ubundi ntago byatuma ndeka kuramya no guhimbaza Imana mu buryo bw'imiririmbire bizakomeza ahubwo byunganirana David umuntu ushatse kuza yes turabasuhuje mwese aho muherereye inshuti za Jonathan TV Show inshuti za Kadasohoka mwebwe tuzirikana buri munsi nimwe bira bacu niyo mpamvu tuba tuje kugira ngo twongere tubagezeho ibiganiro n'ubundi nk'ibi ngibi muhora mudusaba cyangwa se muhora mwifuza yuko twabazanira nibisanzwe n'ubundi ni Eric kuri micro cyangwa se Jonathan TV Show CEO wa Jonathan TV Show ari mubona hano tukaba twabazaniye umutumirwa uyu munsi ndizera ko uyu munsi turi buze kuramya Imana uyu mutumirwa tuzanye rero n'ubundi reka kuko ari ubwa mbere ageze kuri Jonathan TV Show abashe kwibwira abatamuzi kugira ngo abakunzi ba Jonathan TV Show bamenye ngo ninde kandi ndizera yuko muri buze kunezerwa cyangwa se kwishima tuganira nawe umutumirwa wacu wakwibwira abantu wenda badukurikirana cyangwa se inshuti za Jonathan TV Show. Yes murakoze cyane abakunzi mwese ba Jonathan TV Show turabaramukije amazina banyita King David n'ubundi n'amazina nkoresha mu itangazamakuru nkaba ndi nanjye umunyamakuru w'ikinyamakuru cya King David Show nkaba nishimiye kubana nawe. Yes King David Show inshuti za Jonathan TV Show nkuko mubibonye aravuze ati yitwa King David Show ndetse akaba afite na televiziyo cyangwa se channel yiwe yitwa King David Show mushobora gusangaho ibiganiro akora ndetse hari n'ibiganiro hari ikiganiro twakoranye nawe abagikeneye kandi ni ikiganiro cyiza muraza kukibona rero King David Show karibu cyane kuri Jonathan TV Show. Turakwiyegereje kandi turagukunda. Murakoze cyane. Ngewe nkanjye mbere yuko ujya mu itangazamakuru ngiye kwanza mbanze nkuzi nk'umurami. Yes, n'ubundi niwo murimo dukora mu nzu y'Imana. Abantu benshi bavuga ngo ni umuhanzi. Ngiye sinjya nkoresha iryo zina ry'ubuhanzi kereka
iyo uri umuntu hari umuhanzi nyine ubona ukavuga ati uyu ni umuhanzi ariko ugiye kuko uba mu bintu by'Imana ngiye nkwita umuramyi cyangwa se umuntu uhimbaza indirimbo z'Imana rero jewe kuri njye umuramyi kandi uramya neza ese ubundi David banza ubwira abantu uri umupapa cyangwa se uri umusiribateri yes njyewe ndi umugabo wubatse mfite umugore n'abana 3 urumva nyine ndi umupapa n'umupapa w'abana 3 ufite umugore umwe ndetse bose b'abahungu Imana yarakugasaniye mukuramye havuyemo abana 3 b'abahungu wow congratulations kabisa kandi felicitation kandi nabonye nageze niba nabonye ari akiri uruhinja niba tubabwira ngo muhasubire n'ubundi niyo gahunda David nk'abantu barakubona kandi bigaragara kabisa mu maso biragaragara kuri mutoya ifite imyaka mitoya ariko niki cyakongoje kugira ngo uzane umugore wawe kuko abantu bangana nka ubundi biranatandukanye kuko abenshi batinye ibintu bijyanye no kubaka ariko wowe ni iki kintu cyagupushinze okay ndumva wenda kuri ibyo ngibyo urakoze kubimbaza ubundi kubaka ni umwanzuro ni umwanzuro umuntu afata cyane cyane ku giti cyiwe kuko ni ikintu umuntu atajya asangira n'abandi yaba ari mu mitekerereze n'inama wenda wagirwa inama n'abandi ariko buriya umuntu ufata umwanzuro wa mbere aba ari wowe ku giti cyawe njye ndumva ikintu cyampushinze cyane gushaka abazi story nyine hari ikiganiro twakoze kuri King David Show wenda bazanakirebe dukorana n'umubyeyi wanjye umbyara ariwe mama ni umuntu waciye muri story isa nkaho igoye kandi afite ubuhamya yagiye atanga kuri channel nyinshi zitandukanye noneho tuvuka nyine ku mubyeyi usa nkaho yabayeho mu buzima bugoye noneho nanone kandi umubyeyi umbyara ariwe papa yasigaye wenyine urumva umuntu umunyarwanda yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yasigaye wenyine nta muntu wavukana wasigaye ni ukuvuga ngo rero twakuze tubona imbogamizi zo kugira famiye ntoya imbogamizi zo kubaho udafite abavandimwe abo wakwirukira wenda abavandimwe twabaga dufite nabo ku ruhande rwo kwa mama kandi nabo kubera nyine ari abanyamurenge babaga hanze y'u Rwanda urumva ntabwo twabanaga babaga muri Kongo noneho n'ababaga mu Rwanda ntabwo babaga hafi urumva tubaho mu buzima rero busa nkaho ari ubuzima bw'irungu bwo kutagira abavandimwe ibyo bintu nakuze mbona bisa nkaho ari ibintu bitari byiza kuko hari aho byadukostingaga sometimes kuko urumva hari icyo twakenaga cyangwa twaburaga ukaba utagira umuvandimwe wenda bugufi bibwira kuko inshuti ziragufasha ariko nanone abantu umuryango buriya ni umuryango noneho rero maje kugera mu gihe nyine cyo kumva ko nanjye nshobora kuba nakubaka urugo ndavuga ngo reka mfate iya mbere urumva mu myaka mfitemo abana 3 urumva nubatse numva mfite gahunda yo kubaka umuryango no kwagura umuryango ndumva ari cyo cyampa vraiment ahubwo ndumva ufite n'ubuhamya bwinshi cyane kandi reka twihanganisha umusaza burya Imana niyitanga nubwo yasigaye wenyine ariko ntiyasigaranye Imana yaramushumbushyije imuha umudamu mwiza muribaruka mubamo muza muri abana b'umugisha yabonye umuryango kandi ibyo turanabishimira Imana yuko nubwo umusaza yabuze abe ariko nanone Imana yarongeye iramwubakira kandi muha n'umuryango murahaba so rero ni ukuvuga ngo nuwo ni umugisha w'Imana itanga burya Imana hari uko ibigenza ariko nanone ikongera ikazana umunezero burya hari amarira kuko niho hazana umunezero ariko tubishimira byose ko ari Imana ibikora David reka nkwaze kano kantu wa umaze gushaka uriya mugore wawe mwiza niki wabonyemo se ni ikihe kintu wabonye gitandukanye no kuba umusiribateri ushobora no kubwira abandi basore bakiri batoya kuko vraiment ngiye nk'ukuntu ndakuzi twaranabanye wenda mu Rwanda wari mutoya wenda we ntushaka kunyibuka ariko nanjye wenda nakwibutse cyane tubonanye hano but ishobora kuvuga ngo se ni ikihe kintu
ni iki wabonyemo kizima kabisa ushobora no kuganiza cyangwa se guha package abandi bantu? Urakoze kumbaza. Ubundi gushaka harimo ibintu byinshi byiza ariko mbajije ikintu. First of all, gushaka biguha identity, biguhereza identity na address. Urumva n'ubu ukiri uwo kwa runaka ahubwo ubaye runaka, ubaye umuntu. Ni ukuvuga ngo abavugaga ngo reka tujye kwa runaka kureba David, none basigaye bavuga ngo reka tujye kwa David, tujye tuguye tumurebe. Ni ukuvuga ngo bikugira icyambere umuntu bugize address. Ikindi biguhereza no gutekereza beyond, no gutekereza behind the scenes, inyuma y'ibyo ubona yuko bikenewe. Kuko iyo ubaye umugabo hari ibitekerezo bimwe na bimwe ugenda ureka, hakaba n'ibitekerezo bimwe na bimwe wunguka bitewe n'urwego umaze kugeramo. Iyo uri mu rugo iwanyu ubu cyane cyane ubucungiye ku babyeyi, uvuga ngo byanga byakunda n'icyo turi bubure cyose ababyeyi barahari bari buze kugitanga. Ibyo nibyo bitekerezo by'umuntu ukiba mu rugo cyangwa se umusore wese utarubaka. Nubwo waba wibana muri foyer ubakura, ubuzi yuko nibiri bugucange uri buze guhamagara mu buka kugira ngo ubuzima bwanze ukeneye gutaha cyangwa se ukeneye guhera. Ariko noneho iyo ubaye umugabo nta otherwise, nta handi wakwepera ubuzima. No kuvuga ngo niwe biba bireba none aho uwarebaga ko ababyeyi ari bo bagomba kugukemurira ibibazo, utangira kubona ko ari bo ugomba kubikemura. Noneho hari n'abandi noneho bakureba ko ari wowe ukemura ibibazo byabo. No kuvuga ubaye umubyeyi, ubaye umugabo, ubaye undi muntu. No kuvuga ngo gushaka ndumva ari cyo kintu cy'ingenzi cya mbere kikugira uwuriwe. Nubwo waba uri umusore w'imyaka 50 cyangwa imyaka 70, hari izindi utaragira, hari icyo utarabacyo. Ariko yo noneho umaze kubaka ushatse uhita uba umuntu runaka. Rero uhita uboneramo n'umugisha, rero ubonamo n'abana. Reka ibyo nabyo ni byiza cyane. Kandi rero tuninjira rero mu kiganiro cyane cyane David, nk'umuntu wese ukuzi wenda winjiye mu buryo bw'itangazamakuru, ariko cyane cyane abakuzi bakuzi nk'umuramyi, umuntu uramye indirimbo z'Imana kandi mu buryo bwiza. Ubundi watangiye kumva iyo mpano ryari ibijyanye na impano y'uburamyi? Yo kuramya. Ngewe impano ubundi yo kuramya no guhimbaza Imana ni ikintu nakuze nkunda kuva mu bwana bwanjye. Kandi ni ibintu nakuze nkora. Ndibuka kera nkiri umwana nakundaga no guhagarara hanze. Hari ahantu mu Bugande kera muri 2009 2008 gutya, abantu babaye mu Bugande murabizi hari ukuntu bajya bubaka amazu yabo agasa nkaho nuze ikibuga cy'abantu bose bahuriyeho kirimo indani mu gipangu. Nakundaga guhagarara ku gabaraza k'iwacu nkaririmba cyane, nkaririmba indirimbo z'Imana n'indirimbo nyine z'isi zisanzwe, kuko numvaga kuririmba ari ibintu bimbamo, ari ibintu nkunda. Noneho umuhamagaro wo kuramya no guhimbaza Imana nabitangiriye cyane cyane mu Bugande. Mu Bugande kuko ndibuka ko nize muri segonderi rimwe ndumuramyi w'ikigo. N'umuramyi w'ikigo, kandi icyo gihe nari nyine na mutoya, nyine nyitangira mu wa mbere segonderi. Nari nyoboye korali y'ikigo yo kuramya no guhimbaza Imana. Niwe wari dirije? Nari ko dirije cyangwa conducteur nk'uko abantu benshi babyita. Kandi nyoboye abantu bakuru cyane, bakuru bamwe baba muri 6e, abandi ari bwo bwa mbere ngiye nkigera muri segonderi. Kubera nyine ko hari ukuntu buri iyo ufite n'ikintu muri wowe kandi wumva ufite passion, hari ukuntu usa nkaho upenetratinga mu bandi, ugasa nkaho ari wowe ugaragara imbere cyane kubera uwo muhate na passion igukurura kugira ngo ukore ibintu bikunze. No kuvuga ngo rero niza kugira igihe bangirira icyizere bahamereza kuyobora korali, kandi atari ngo n'igihe wari mutoya cyangwa wari mukuru cyangwa se ngewe wari umazemo igihe kinini muri korali, nari mazemo n'igihe gitoya. Ariko kwa ya passion ni ikintu kiba kigusunika, birangira nyine mbaye umuyobozi wa korali. Ndumva icyo gihe aribwo ntangiye segonderi, nibwo natangiye kwiyumvamo umuhamagaro wo kuramya no guhimbaza Imana noneho byanyabyo. Rero umaze kumva ko umuhamagaro uje utangira kubishira mu bikorwa. Nuhe musaruro
wabonye mu kuramya Imana, ni uwuhe musaruro wabonye muri ubwo buryo? Kuko abenshi reka baze no kujya kuri King David Show, hariho indirimbo ze yari yarasohoye yashizeho kandi nziza ziramya Imana, kubera ko ntitwareka kubibwira abantu mujye mujya mukurikirane, kubera ko murahasanga indirimbo zishobora kugukiza, indirimbo ishobora kugufasha mu buryo bwinshi. Ushobora kuba ufite agahinda, iyo ndirimbo ikakumara agahinda. Ushobora kuba utarakizwa, iyo ndirimbo irimo ubutumwa, irimo Kristo, ukakira Kristo nawe. So rero ni iyihe musaruro wabonye mu kuramya Imana, kugira ngo abantu benshi bitabaswa mu bantu iyo babona umusore muto nkawe uri mu rusengero ari arahimbaza Imana, agahita yumva ko uriya mutipe ntiyize, umusore nk'uriya yarakuriye kujya muri ambiance yindi, ariko noneho wewe uri muto. Bwira abantu, babwire umumaro urimo, cyangwa se nawe ubwawe umusaruro wabonye mu kuramya Imana cyangwa mu guhimbaza Imana. Urakoze cyane. Wenda imisaruro yo ni myinshi, kuko kuramya Imana nta gisa nabyo. Umuntu ahabonera byinshi kandi byiza bihindura umuntu by'iteka. N'ababona ko bumva ko wenda nari kujya mu bindi kugira ngo ngire ambiance, ndagira ngo mbabwire ngo nta ambiance ibaho nziza inaryoshye nko kuba mu nzu y'Imana. Buriya biriya bindi byose ubona abantu bacamo n'ibyo bakora ni by'igihe gitoya, biriya birarangira birashira. Kandi abenshi niyo banakuze, niyo umuntu akuze ari n'igihe atangira kubona ko bwari nk'ubwana. Ariko ambiance yo mu nzu y'Imana ntigira umutoya, ntigira umukuru, igihe cyose uhora iri kuri top. Ni ukuvuga ngo umusaruro wa mbere nakwita ko ari uwa mbere ni abantu. Umusaruro wa mbere ni abantu, kuko kuramya Imana no guhimbaza Imana byampuje n'abantu benshi. Hari abantu bambona ngiyewe numva ko ari icyitegererezo cyanjye, ariko nabo ku rundi ruhande bambona bakavuga ngo nguyu ni wa musore uririmba. Nyine bikagutera ishema kumva nyine kuba ufite abantu ni ubutunzi bwa mbere, kuko hawe n'abankurikiye kuri King David Show abenshi 90% ndumva barankurikiye mu bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana. Kuko King David Show ubundi imbere yari King David Official, yari iyo kuramya no guhimbaza Imana, nari narayikoreye nyine kugira ngo njye ncisha indirimbo zanjye, nayo nkorera indirimbo. Ni ukuvuga ngo nabo mfite muri kino gihe abasubscriber cyangwa se abantu bankurikiye, abenshi 90% nabo bari bankurikiye kubera ibyo bikorwa byo kuramya no guhimbaza Imana. Ibi bindi byo by'itangazamakuru n'ubunyamakuru wenda bije nyuma ho gatoya, abiyongereho wenda bamenye ibintu by'itangazamakuru, ariko abenshi Imana yabampereye mu kuramya no guhimbaza Imana. Ni ukuvuga ngo umusaruro wa mbere nagiriyemo abantu. Undi musaruro wa kabiri nabonye umuryango mugari w'abakristo, n'umuryango wanjye wo mu nzu, ariyo famille yanjye, abo mvukamo, abo nshatsemo, ndetse naho n'umugore wanjye nanjye ubwanjye ku giti cyanjye. Kuko hari umugore umwe twigeze kubana muri Grace Tabernacle hano Kayore muri Umoja, ni muri Kenya. Ubwo ngubwo ndi kuvuga ku badukurikiranye, niho nakoreye umurimo w'Imana. Naho abantu benshi bakumenye, niho abantu benshi bamenyeye. Ndi worship leader w'ikanisa rya Grace Tabernacle. Abahazi wenda kuri ndi zina ni kwa Musinga, akunda kwita kwa Musinga. Uwo mumama yaraje asanga aho nkorera ubu ngubu, turahura turasuhuzanya ko hari yashize igihe tutabonana. Arambwira ngo se bimeze bite? Ndamubwira bimeze neza. Umugore ameze ate n'abana bameze neza? Noneho arangije nyine mubwira amakuru ko twungutse undi mwana wa gatatu. We yaraheruka afite abana babiri. Arambwira ngo mwarabyaye ngo mwibaruke nyine kwa kundi nyine umuntu akubwira ngo masubire. Ndanje ndamubwira ngo kandi uzanadusure. Arambwira se umwana wabyaye iki? Ndamubwira ngo nabyaye umuhungu. Arambwira ngo ugize abahungu batatu. Muri iyi myaka ufite, ubwo agira umuhungu tungana, turi mu myaka imwe. Ariko nyine we ntarubaka, ariko nawe ndamwifuriza kubaka, kuko njya muhora nawe mbimubwira, wenda naza no kureba ikiganiro araza kumenya ko ari ndi kuvuga. Arangije arambwira ijambo rita risa nkaho aricyo gisubizo ndi buze kuguhereza kinini umusaruro nabonye mu kuramya no guhimbaza Imana. Aravuga ngo David, reka nkubwire ngo reka Imana iguha abasore batatu kuko warayikoreye. Simbyira ata nyine ntabwo nikomye mu gatuza ko nakoreye Imana, nta nubwo nakoreye Imana kurusha abandi, ariko mu kuramya no guhimbaza Imana hari umuntu watahuyemo
ko kuramya no guhimbaza Imana yahamayemo umuryango. Urumva rero niho byaje kunkangura binyereka ko ntacyo ndusha abandi basore tungana. No kuba ngeze kuri achievements zo kuvuga ngo naye ndi umugabo ufite abana wubatse, nta mbaraga nabishoyemo, nta n'icyo usibye gusa umugisha w'Imana, kuko ni ukuvuga narayikoreye nk'uko babivuga. David, nk'uko waruvuze ngo warayikoreye kandi ari nazo nshingano ugomba gukora, n'ubundi nicyo twaremewe, nicyo twaremewe no guhimbaza Imana. David, ubwo se noneho ko winjiye mu itangazamakuru, abantu benshi bari bakuzi nk'umuramyi, none ubwo ntabwo haba hagiye kuvuga ngo noneho abantu bawe bagukundaga mu buryo bwo kuramya Imana, ya package bari basanzwe bazi mu buryo bwo kubahumuriza, mu kubaririmbira, mu kubashimira, ugiye kuyireka uje mu itangazamakuru cyangwa byose uzabifatikanya? Urumva nta kugira ngo ugomba kunezeza buri muntu wese ukugana. Uzakora ibiganiro, hagira abantu bagukunze yuko uri bubaha ibiganiro byiza. Hari abandi bari bagukunze kubera ko you have a good voice, uramya Imana neza, ugakiza imitima y'abantu. Ubwo ibyo bintu kimwe uzakireka cya byose n'ubundi uzakomeza ubibahe? To be honest, no kuvuga ngo nta murimo usimbura kuramya no guhimbaza Imana. Ntawe, nta n'uwo bibaye na ngombwa ni icyo kinyamakuru nkoreraho, wenda nkabona ko usibye ko bidashoboka, nkabona ko bishobora kubangamira umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana, ahubwo nawureka. Ariko kuramya no guhimbaza Imana niyo ntego ya mbere. N'ubundi ikinyamakuru cyanjye nafunguye n'ubundi cya King David Show ni gahunda, urumva ni show. Show ni ugutanga ibyishimo n'ubundi, ariko nanone byibanze mu kuramya no guhimbaza Imana, kuko urumva iby'ingenzi n'ubundi ibyo nibanzeho ni ukugira ngo abantu barushaho kumenya Imana. Nabaza gukurikirana ibiganiro byanjye murasanga hariho ubuhamya bw'abantu benshi batandukanye, ubuhamya bw'abantu baciye mu buzima bugoye, ariko nyuma Imana yaje kugirira neza. N'ubundi birimo kuramya no guhimbaza Imana, gutanga amashimwe yo guhimbaza Imana. Ndumva n'ubundi ntago byatuma ndeka kuramya no guhimbaza Imana mu buryo bw'imiririmbire, bizakomeza ahubwo byunganirana. David, umuntu ushatse kuza kumva aho wongera kuramya Imana, wenda hari abari baguherutse muri Tabernacle ubu ngubu utakibarizwamo, uwashaka ubu yagusanga nka hehe? Avuga ati uyu munsi nkumbuye kumva aho David ajya kuramya Imana, nihe yagushaka? Muri ino minsi ubu ngubu nari nsengera mu ikanisa rya El Shaddai riyobowe n'umushumba Ngenganyi. Niho ndimo ndateranira muri ino minsi. Ni ukuvuga ngo kuramya no guhimbaza Imana n'ubundi turabikomeje muri iryo torero, ndetse no kuri platforms zacu n'ubundi. Kuramya no guhimbaza Imana birakomeje, ntago byarangira. Ndetse urabizi ko muri Nairobi tugenda duhurira ahantu henshi mu bitaramo. N'ubundi gahunda ni mu bitaramo, gahunda no guhura tugaramya tugahimbaza Imana, tukishima, tukamererwa neza. Ubundi David, ko naherutse uri umugisubizo, byaje kugenda gute? Abantu bagisubizo bamenye yuko hano hari impano. Nzabwire Perezida kwanza tubanze tuze tuguhembe. Nitumara kuguhemba tubone kukuzana, kuko ntitwatakaza impano nk'iyi. Ni gute utisanga muri gisubizo kandi nkuzi nk'umugisubizo? Ku Buganda ari umugisubizo. Igisubizo nyirimo kandi ndayikunda. Usibye nyine ko mu buryo bw'ibikorwa nyine bifatika noneho muri no minsi nsa nkaho ndi excluded gato, ko ndi hanze yayo gato, ariko n'ubundi ngenda umufana wayo, ndayisapotinga cyane. Nkunda n'ibintu byabo bakora, yaba ari hano muri Kenya, yaba muri Kenya habaho za gisubizo zitandukanye, ya Umoji, Akasarani, zose igisubizo ni ukuvuga igisubizo Nairobi cyangwa Kenya yose ndayisapotinga. Igisubizo mu Rwanda, muri Uganda, cyane cyane muri Uganda aho nabayemo, urumva ngewe ndi umugisubizo, ariko nyine usa nkaho mu bikorwa ndi. Rero ugomba kuzamo indani. N'ubundi ugomba kuzamo indani n'ubundi. Ubu nyine gisubizo kandi ifite na Rigas yo kwizihiza imyaka 20 ibayeho, izabera mu Rwanda. Wenda batabizi abazaba, ubu yaranatangiye. I think muri kwezi kuza nimba ntibeshya hano tuzayitangira. Urumva mu kwa 11 nibwo tuzakora. Abandi baratangiye muri Amerika no mu bindi bihugu, iri ku isi hose irakwiriye, ariko batuzasoreza mu Rwanda mu kwa 12. N'ubwanga bari muri Amerika, Canada, Australia, no hano muri Afrika bose, ndetse no muri Kongo iriyo tuzahurira mu Rwanda.
niho amatsinda yose azahurira muri kwizihiza imyaka 20 ibayeho kuko yatangiye ndibaza yaratangiye 2006 nimba ntibeshe muri icyo gihe. So rero nabifuriza isabukuru nziza rwose kandi abantu bazitabire ari benshi cyane, muzasupporting ni ministeri nziza kandi ifite ibikorwa byinshi dushaka kugera kure. David, nk'umuntu rero utanga itangazamakuru harimo byinshi tugenda duhura nabyo, hari byinshi amasaga urabona nk'ubu nyine mu Rwanda hari saga nyinshi cyane. Ubu noneho yago bamuvuyeho, ubu Sabe ni ugezweho urumva rero bari kugenda bakuraho umwe kumwe. Ubu Sabe nabo bari kumushinja ibindi yuko yasimbutse ibipangu rero, ariko natwe hano iwacu navuga ko hari dusaga duto turi kugenda tuba abantu baterana amagambo ku bijyanye na social media. Niki wabwira abantu wenda tugenda tugirana ku musozo, kuko uzabibona kuba winjiye muri urugaga rw'itangazamakuru uzagenda ubibona niki, kuko hari ibintu bimwe bitagomba kujyanwa kuri social media n'ibindi bigomba kujyanwa social media. Ubundi akenshi nko kuri televiziyo Amendi Mind bishaka kuvuga ngo gusana ibyangiritse, akenshi tuba dushaka ngo dusane ibintu bitagenda kugira ngo bibashe kujya ku murongo. Tugenda tuhakora ibiganiro byinshi kuri ya televiziyo kandi koko dusana ibyangiritse dukora ku matorero. Rero nk'abantu rero bari gushaka guterana amagambo kandi mu buryo bwa gospel, abo bantu nicyo babavuga. Ubundi icyo nabavugaho nk'umunyamakuru, ndabavuga nk'umunyamakuru wenda ntimuze gutekereza ko ubu ngubu noneho ngiye kuvuga nk'umunyamakuru. Ubundi social media ntabwo yakagombye gutuma abantu bandavura ngo umuntu akora ibidakwiriye kubera media. Ubundi mbona ko ngewe media iri mu bintu bishobora kukuzamura mu gihe gitoya kandi iri no mu bintu bishobora kukumanura cyane mu gihe gitoya, kuko ni ijisho rireba kure. Nk'ubu ngubu turi kuvugira turi mu moja, abadukurikiranye kuri kamera za Jonathan TV show, ariko nanone turi iwanyu, turi aho ngaho nawe uri, urumva wowe udukurikiranye turi aho. Ni ukuvuga ngo media ni ngari ireba kure cyane, aho umuntu dushobora kuba duhagaze mu moja ariko duhagaze muri Amerika, duhagaze mu Rwanda, turi ahantu hose, buri wese udukurikiranye ari kutubona. Ni ukuvuga ngo media reka igire limit, abantu bubahane kuko abenshi ubona n'ibintu bakora kwanza bazana intambara yo mu nzu y'Imana. Intambara zo mu nzu y'Imana bakayizana kuri media, bagatangira kuzana amakimbirane n'inzangano n'iki. Ibyo ntabwo bikwiriye kandi nanone ntabwo nabuza abavuga kuvuga, kuko hari ababikora nka showbiz no gushaka kugira ngo itangazamakuru riryohe. Abo ngabo nabo niba babikore mu buryo bwiza buzima, bavuge ibintu bikwiriye kandi banarize, niba ari no kwanariza umuntu yanarize ibintu bifite sense. Bifite sense n'abantu babikurikirana bumve kuri kuba, ariko pana kuza ngo utangire kuvuga gusenya abantu ubasenya nabi, uvuga ibintu nyine bidakwiriye. Ndetse itangazamakuru ngewe ndari supportinga cyane, niyo mpamvu nahisemo no mwuga wo kuba umunyamakuru nanjye, kuko itangazamakuru rishobora gukora ubuvugizi mu gihe gitoya. Reka twese uko tungana abakora itangazamakuru, ubwo ndi kubwira abanyamakuru bose muri rusange, dukora ibintu bimwe by'ingenzi nko kuvuganira ubwoko bw'abanyamurenge. Ibyo ni ibintu abantu bose bagomba guhuriraho, baganahaguruka, ibinyamakuru byose bagahaguruka bakabikorera ubuvugizi, kuko nimwe mwumvikana cyane kurusha abantu bandi wenda abapasiteri cyangwa iki. Dukora ibintu bikenewe, ibintu byubaka ubwoko, ibintu byubaka abantu, ibintu byubaka abadukurikiranye, apana ibintu bisenya. Ndumva aricyo navuga. Wenda tugenda tugana ku musozo, David, navuga ko ari nk'udu question cyangwa se ibibazo nka bibiri nshaka kukubaza kandi wenda bigenda bitandukanye. Ndashaka kwanza ugira inama baramye. Ikindi hari different cyane twebwe muri ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, uburyo turamyemo Imana n'uburyo tubona abandi bateye imbere cyane mu buryo bwo kuramya Imana. Niki twakora kugira ngo natwe tugere muri urwo rwego bijyanye no kuramya Imana, sibyo? Ikindi ni ihe nama wagira
abaramyi bandi ubona baheze ahantu badashaka kuzamuka kandi natwe tugomba gutera imbere mu buryo bwose bushoboka bwo kugira ngo mu buryo bwose ndetse n'insengero zacu zikabidufashamo. Icya kabiri wenda duhita tunasoza ni kubona itangazamakuru rya hano cyane cyane ry'itsinda ry'abanyamurenge riri hano muri Kenya, ni kubona tugomba gukora kugira ngo natwe tugere hejuru nk'ayandi matangazamakuru. Urabona hano muri Kenya abanyagihugu ugeze mu Rwanda social media yo mu Rwanda iri hejuru, bimwe biteye ubwoba birarebwa, ariko twebwe hano hari uburyo unashiraho ikintu ubona gifite umumaro, wagikubita nko ku rubuga bakagukubita ijambo ukajya uryumvira mu gutwi, ariko nyine ntibaducina intege. So niri itangazamakuru rya hano ni kubona tubura cyangwa se ni kubona twakora kugira ngo natwe tubashe kuzamuka, kuko dufite ubuyobozi budukuriye. Nimba utaranabumenya ugomba kubumenya. Itangazamakuru rya hano riyobowe na Etienne Byamungu, ariwe ufite CEO w'ikinyamakuru cya Mind TV, n'abandi bose bagiye babungirije aribo twatoye. Ugomba kubamenya nk'umuntu winjiye mu itangazamakuru. Rero umbwire kwanza kuramya Imana, inamubwira abantu kuramya Imana na different yacu n'andi moko, uburyo bo bazamutse nk'aba South Africa, abanyakenya, abatanzania bari hejuru, ndetse no mu Rwanda bari hejuru, ariko twebwe abanyamurenge bahano cyane cyane muri Kenya niki twakora kugira natwe tuzamuke. Nurangiza ukoreho no kwitangazamakuru tunasoza. Yes, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. First of all, reka mbwira abaramyi bose bo muri Nairobi cyangwa se bo mu bwoko bw'abanyamurenge mwese, hari ikintu mukora ariko mukagikorana ubunebwe bwinshi mu bijyanye no kuramya Imana, kuko twese ubundi mu moko yose ngiye nagiye mbana nayo naho nagiye mba, nabonye ubwoko bw'abanyamurenge bugira abaramyi benshi kandi bashoboye kuramya no guhimbaza Imana, bafite impano zo kuririmba, impano zivuga butumwa, kuko buriya kuramya no guhimbaza Imana ntabwo ari mu miririmbire gusa, ubwo nigiye no mu ijambo ry'Imana, ibintu byose bivuga ubutumwa bwiza, n'imicurangire n'iki, ubwo urumva no kuramya no guhimbaza Imana. Ariko ubwo bunebwe nari mvuze analize ku giti cyanjye, mu jisho ryanjye nkanjye King David, nabonye abanyamurenge benshi batifata nk'abaramyi, ahubwo bifata nk'abaririmbyi. Ugasanga umuntu yifata nk'umuririmbyi ariko ntago aragera muri cya cyicaro cyo kumva ko ari umuramyi. Ni ukuvuga ngo umuramyi ni umuntu uba waratoranyijwe n'Imana. Umuramyi ni umuntu wahiswemo n'Imana guhagarara mu cyimbo cy'abandi bose, mbese ni ukuvuga ngo guhagarara mu cyimbo cy'Imana, kwamamaza ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze gutyo ubwo tuba tugiye mu buryo bw'umwuka, noneho mu buryo bw'umwuka. Abaramyi bahangaha usanga bafite talent bigaragarira amaso y'abana b'abantu, ariko uburyo noneho bwo kwinjira noneho mukoranye no guhimbaza Imana mu buryo bw'umwuka, noneho ugasanga bafitemo ubunebwe. Nibwo ubunebwe navuga, performance kuruta gutanga ubutumwa nk'uko ubutumwa bugomba kumera. Kandi ibyo ngibyo ni byiza gukunda performance, ariko muyikundane noneho n'umwete wo gushaka kwerekana icyo Imana yabashizemo. Umuramyi n'ugaburira. Ugaburire, wumva kuri kugabura. Mu gihe uzumva kuri kugabura, abo ugaburira bazakira ibyo ugabura, kandi bazabirya banezerewe, bagire n'icyo kintu bibafasha muri bo indani. Ni ukuvuga ngo rero tuzamura urwego, tubikure mu buryo bwo kugira talent, ahubwo tubigeze noneho ku rugero rwo kugira iki, rwo kumva ko turi abaramyi noneho b'Imana, tuvuga ubutumwa bwiza, turi abavuga butumwa. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi ni support y'abakagombye kudutera inkunga. Ubwo ngiye noneho ku ruhande rw'abaririmbyi, imiririmbire. Hari umuco utari mwiza ukunda kuba mu matorero cyane cyane y'abanyamurenge, cyane cyane nko mu bitaramo bya nimugoroba. Hari igihe bajya batangaza ko amateraniro yo gutangire wenda tuvuga urugero nka saa 9, sibyo, cyangwa saa 8, reka dutange urugero rwa saa 8. Noneho ugasanga niba ari ikanisa ryateguye igitaramo, abantu bari bwitabire, hakaza timwe kuramya no guhimbaza Imana, bagafata umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, abapasiteri cyangwa se abayobozi b'amatorero babona ko abantu bataragwira mu materaniro,
bagakomeza bakabwira abaririmbyi ngo ni mukomeze. Ni ukuvuga ngo bo bafashe muri cya gihe cyo kugira ngo abantu baze niba bamara kuza gahunda zitangire. Kandi ibyo bintu ndagira ngo uranabizi kenshi na kenshi ibyo bintu turashaka kugira ngo abayobozi mwese b'amatorero, kuko bavuze ngo ni ugusana ibyangiritse, mugende mubireke gufata mikorofone abaririmbyi bamaze kuramya no guhimbaza Imana, warangiza ugahita uvuga ngo reka dutangire amateraniro yacu. Nk'aho abaririmbyi bari hanze y'amateraniro, bo batari bari mu materaniro. Ni ukuvuga ngo gahunda itangiye kubera uhagaze, gahunda igiye gutangira kubera abantu bagwiriye mu iteraniro, gahunda igiye gutangira kuko ari wowe ufashe mikorofone. Gahunda iba yatangiye kare, gahunda iba ihari n'ubundi kuramya no guhimbaza Imana byatangiye. Icyo ni igipindi cya mbere kigiye kuvaho, hakajyaho ibindi bipindi bikurikiye. Rero gusa nkaho werekana ko abaramyi bari barimo barentertaininga, just bari barentertaininga mu gihe njya ndeba, nkunda umupira, nkunda football, nkunda no kureba. Iyo hari nk'igikombe cy'isi finali, hari ikintu bakora cya entertainment, bagatumira nk'umuhanzi akaza gususurutsa abantu mu gihe bategereje igikorwa nyirizina cy'umupira noneho kiri butangire, agasusurutsa abantu. Namwe rero mwadufashe nk'aho abantu basusurutsa amateraniro mu gihe nyine gahunda abantu bataregerana ngo dukore gahunda zikurikiye. Rero urwo rwego nirwo mwadushizemo, niyo mpamvu umuntu akoranye no guhimbaza Imana kwacu kutaratera imbere, muracyadufata nk'aba entertainer cyangwa se abantu basusurutsa abandi. Ntabwo muradufata nk'aho koranye no guhimbaza ari gahunda imwe mu zindi gahunda zo mu materaniro. Nicyo numvaga kidusubiza inyuma cyane cyane mu ntuza. Ikindi wenda nagiramo inama abantu biyita ngo ni abayumbe. Abayumbe niba nkurikira umuyumbe ukoze no ku bayumbe, ibyo bintu ngewe bijya bimbangamira cyane, kuko ngewe nayoboye timu yo kuramya no guhimbaza Imana, n'ubu ngubu ndacyabikora. Ugasanga abo ndi kuvuga nyine ubwoko bw'abanyamurenge batuye muri Nairobi, abayumbe ndi kuvuga ubwo murabumva. Amateraniro yatangiye muri kuramya bameze gutya, bateye ivi kuri bashizamuye akaguru bameze gutya, bari kubareba nk'aho muri kuririmba indirimbo zasabwe, nk'aho babashizeho kugira ngo mukomeze mu baririmbire bicaye. Ariko bo bagera muri cya gihe noneho cyo gutagira ngo gusenga no kubyina igisimba, bakabihatira abantu guhaguruka, ngo nimuhaguruke, ngo abantu bagire ubunebwe. Ugasanga ari gutera komanteri, abantu bagira ubunebwe ngo turimo kurasenga, turimo turakora iki, mwe muricaye, ngo se mwe gahunda yo gusenga ntabwo ibareba, nk'aho kuramya no guhimbaza byo bitabarebaga. Ugasanga umuntu aricaye mu gihe muri kuramya, ariko we mu gihe ageze kuri gahunda ye ari kumva ko mwe mutari kumwe nawe muri abanebwe. Kandi ntabwo twe tujya tubibabwira ibyo ngibyo, mugenda mubireke, ntabwo ari byiza kuducira imanza. Ariko mwebwe twagira igihe cyacu, ntimudufashe ngo dukorane. Ni ukuvuga ngo icyo navuga nyine ku miririmbire nk'uko wabivuze, reka imiririmbire yo kuramya no guhimbaza Imana tuyifate nka porogaramu imwe mu zindi ziri mu materaniro. Niba tugiye guramya Imana mu miririmbire tubikore twese, niba tugiye mu ijambo ry'Imana, namwe mwabaririmbyi mureke gutaha amateraniro atarangiye bari kubwiriza ngo igihe barangije kubahereza indirimbo ngo namwe musohoke. Reka dukore ibintu biri smart, ibintu bimeze neza, turamye twese, twumve ijambo twese, dusenge twese, niba shiraho na cya gisimba tugikore twese. Muri make gahunda zo mu rusengero zose zubahirizwe n'abantu bose, ntizigire ba runaka ngo nibo babishinzwe ngo abandi ngo nibo babishinzwe. Ibyo tugenda tubireke. Ubwo noneho rero waruvuze ku kintu cya media, wenda media nibwo nyitangira muri Nairobi, ariko ntabwo bivuze ko nafite experience kuko narabakurikiranaga media ya Nairobi. Wavuze kuri media yo mu Rwanda, media z'ahandi zose, ariko buri ikintu cya mbere kimaje gutuma media itera imbere mu bihugu bagiye uvuga mu Rwanda ni ubumwe, unity. Rero ntago iri mu buryo bwa administration gusa. Unity ntago ari kwa kundi ngo mwatoye abayobozi ngo nuze runaka, nkuko waravuze bya Mungu niwe uhagarariye itangazamakuru, afite runaka umwungirije, afite uyu umwungirije, ngo mugire unity ni support aho ikenewe hose. Ni ukuvuga ngo niba Jonathan TV Show akeneye ubufasha kuri media iyo ariyo yose muri Kenya, duhagurukire kumuhereza support, duhagurukire kumufasha. Kuko nko mu Rwanda usanga media yo mu Rwanda
bagira ntuzi idasanzwe, bagira unity idasanzwe, bagira support idasanzwe. Yes. Nk'urugero naguhereza Nyabitanga. Yes. Nyabitanga Unique Show. Yes. Ni umuntu ufunguye channel y'ejo bundi, ariko muje kureba ahantu imaje kugira. Yes. Ndetse muri make ari channel nyinshi cyane yagiye acaho kandi ari atangiye ejo bundi. Kubera iki? Ikintu cya mbere cyamufashije, wibuke ko maje kuvuga ko avuye muri Zubi Comedy. Ibitangazamakuru hafi ya byose byo mu Rwanda byaramuhamagaye ngo bimukoreshe interview, bimuhereze support, bimwintroducing mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, bimuhereze introduction iremereye. Abantu bose bakurikiranye Isimbi, abantu bose bakurikiranye wenda urugero Yago, abakurikiranye Chita, bose bamenye ko Nyabitanga yatangiye channel, bahite bose bahagurukira kumusapotinga, bamushire kuri nabyita kuri light, abantu bose bamubone, bamuhereze support imukwiriye. Ibyo ngibyo nibyo rero itangazamakuru ryo muri Kenya namwe mukwiye gukora. Ntago ndi kubivuga ngo mubinkorere ngiye kuko ari njye ukiza wenda, muzabikore n'abandi bose kandi ntari n'abasanzwemo barimo, ariko nkawe ufite channel ikomeye kuruta izindi muri Kenya, utarahostinga ngo umuhereze support, nubwo utamuha ikiganiro, nubwo utamukoresha kuri channel yawe, ariko gerageza ushaka akantu k'agasupport uri umutereka, ari umuteringa mu bitugu, agaragare nawe ko ari mu kazi, wamupininga, wakora iki, n'ibintu byinshi umuntu wo muri media yakora kugira ngo azamure mu kazi. Rero bagenzi bacu bakora itangazamakuru muri Kenya, mureke kugira unity ishingiye ku buyobozi gusa, ahubwo mugire na unity ishingiye no kuri support. Ubuyobozi buhabe yego, ukangurira abantu gukorera support abandi. Ngenda shimira Mendimind TV. Mbere yuko nakomeza tunasoza, Mendimind TV ngiye n'umuntu wa my support. Yarampushinze, usibye ko ataranasoza n'ubu ngubu aracyakomeje kumpushinga. No kuvuga ngo wavuze ko ari we muyobozi, si niwe president, niwe uyoboye itangazamakuru hano. No kuvuga ngo afite umurongo mwiza, bikorere n'abandi bose. No kuvuga ngo niba yarabonye ko nije mu itangazamakuru rya Kenya, akabona ko ndi umwe muri bo kandi ari we muyobozi wanjye, agahita atekereza no kuza kumfasha, urumva umuntu asanzwe. Nanjye niwe wampushinze aho ngeze, niwe wankoreye ibintu byinshi cyane, kubera ko aho ngeze aha sabu mfite, twakoranye ibiganiro byinshi, urumva niwe editingaga ko yari afite ibikoresho, donc ibintu byose aho ngeze ntabwo turi buvuge uburyo bw'imikoranire, ariko arapushinga mbese aguha courage. Ni kuvuga ngo feedback ya King David Show kuri Mendimind TV ni hafi ya nayo. Ni kuvuga ngo hakuna mkono narudisha mimi, abinkorera just kubwo gushaka kuneza imbere, kandi tunanamushimira wenda naneba ikiganiro cyacu, aze kumenya ko twamushimiye kandi ari umuntu w'ingenzi. N'ayo matora wenda y'ubutaha tuzongera tuyaguhereze, niba ari uyoboye itangazamakuru wongera uyobore, kuko uri intangarugero. Nkanjye niba nangiye nkwirata, Jonathan TV Show nawe akwirata ko ari cyo wamufashe kandi ari bwa cyiza. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bikorere n'abandi bose kugira ngo dukomeze nyine dupushinga. Iyo ibyo yakoraga bikora n'abantu bose bari muri media Nairobi, ni ukuri kw'Imana twese tuba tumaje kugera ku rwego rwo hejuru. Urugero naguhereza, ntureba Mendimind TV, ntureba ko ufite audience nini, ntureba King David Show ko ufite audience ikiri hasi ho gato, ariko hari abantu bankurikirana badakurikirana Mendimind. Buriya Mendimind nawe haraho namugeza bitewe nuko aba hari audience iri bumumenyereho cyane, nawe hari abantu bari bumumenyere kuri we. Ni ukuvuga ngo twese dufite icyo tumariranye uko tungana. Yaba ari wa muntu ufite audience ntoya, hari abantu ashobora kuba afite kuri nuze yo bamukurikiranye, batakureba wewe ziriya za Gapangwa za Sultani Gapangwa iwe BMC ni igitangazamakuru gikomeye. Hari abantu bari kuri Jonathan TV Show ariko batari bazi Gapangwa, ariko mu gihe noneho habayeho imikoranire ya support, bari wite bamubona nawe akazamuka. The more we shoot up together, sibyo twese tuzamukane, twese tuzamurana kabisa. Niyo nama nagira abanyamakuru bose muri Nairobi. Reka rero tugushimire ku butumire kuba watwitabye, kandi wakoze cyane kuza kutuganiza. Atanze inama nziza cyane kubaramye, atanze inama nziza, ndetse n'abantu batarashaka mwigeze mwabonye ko twabikomojeho, abantu bakiri batoya bari mu myaka yabo
azaza ababwire abahe ubuhamya ababwire uburyo ibyiza byo gushaka byo kugira umugore. Ubu ni umuntu mukuru ufite abana 3 murumva rero ko amaze kugira experience kandi y'ubuzima. Rero reka tugushimire n'ikindi gihe nituguhamagara uzatwitabe. Rero reka tubwire abakunzi ba King David Show mwese tubanze tubabwire ngo mukande subscribe kwa Jonathan TV Show. Namwe bakunzi ba Jonathan TV Show uko mungana, abakristo banje mwese muze gutera inkungu no mugabo, baba kristo bo kuri ya kanisa ry'iwanje muze gutera inkunga kuri no mugabo. Mugize neza cyane kuri ka kantu kakazogera hamwe handitse subscribe k'umukara no gukoraho just mukoreho, mugende mukoreho rimwe, timuzokoreho kabiri, mukoreho rimwe. Kandi nawe nutangira tuzagukoreraho nawe cyane tuzagukoreraho pe, kandi tuzanakwamamaza. Dufite ama MB, dufite ama wifi, nta mutima mubi, turabakandiraho abatangiye. Rero mutugane kandi kugira ngo nimuzajya mwumva wowe uzumva kino kiganiro ni cyiza ntuzakihererane, uzagisangiza abandi. Burya cyiza ntugazashake ngo ibyiza gusa ubyihererane, uri ubonye ibyiza ubisangiza abandi. So rero bitembereze ubihe n'inshuti zawe, wenda hari icyo cyinshi cyabungura cyangwa se hari byinshi bamenya nabo bagashaka kubigeraho. Hari byaba byabananiye bakabyumvira hano bakagira courage byo kugira ngo babigere kubera ibiganiro. Rero tubasezeraho ikiganiro nakagaruka. Imana ibane namwe kandi baho umugisha. Turacyari kumwe. Asante sana, murakoze cyane.